Ahangaha rero turi ni muri Rulindo umurenge wa Rusiga. Ahangaha ni ku Kirenge ku muhanda werekeza i Muhondo ukamanuka ushobora gukomeza ukagera hasi Rwankuba ugakomeza ukagera za Rushashi, ushobora no gukomeza ukazahinguka ahantu bita mu Gakenke unyuze kera hitwaga za Musasa. Ahantu rero uko muhabona uhereye pfo ku karere ka Nyarugenge aho gatandukanira na Rulindo, ni ahantu hafite amateka yihariye. Amateka yaho yihariye ndaza kuyahababwira cyane nuko ndi bubabwire inkuru nyinshi zihaturuka. Aha rero icyambere ngiye kubabwira ni insigamigani mwamenye muri benshi ivuga ngo birashya bishyira bishyito. Birashya bishyira bishyito. Rero Bishyito yari umwe mu banyamuganura b'ibwami, ubwo yari afite icyapfana na ba Musana na ba Nyamwasa. Hanyuma rero umwami Gisanura amugabira hose bita ubumbogo bwa Huro. Ubumbogo bwa Huro murabibuka ko aribo bari bashinzwe umuganura w'ibwami. Nuko rero Bishyito Gisanura nta kindi kintu yamuhaye, aramubwiye ati aha hantu rwose bumbogo bwa Huro n'ahakikije ujye uhatora ibitoki. Ni ukuvuga ni uguca ibitoki akabitara hanyuma akazatura inzoga ibwami. Bishyito rero wawe ibitoki akabica akabitara biragenda rwose biramukiza arakungahara. Ageze aho kubera uwo mudendezo aravuga ati ibyanjye ni ibi meze neza. Bishyito rero afata iyindi gahunda, akagira mushuti we nawe witwaga Nayino, aramubwira ati ngwino tugabane ubumbogo. Wowe ufata ubumbogo bwerekera za Rushashi, nanjye ndafata ubwerekera Shorongi no ku mwogo wa Nyabarongo, hanyuma wowe ujye uca ibyaho ngaho nanjye nzajya nca ibyaha ngaho. Babigabanyemo ukubiri Bishyito na Nayino. Reka rero Nayino azageraho najya guca ibitoki abaho ngaho muri icyo gice bamuhaye bamwamagana, yewe n'ibyo yari yaciye babimwambure. Arabireba aravuga ati ibingibi ntabwo byoroshye, nta kindi yakoze. Yahise ajya kuregera abo bantu umuntu witwa nde Bishyito. Nayino ajya kuregera Bishyito. Bishyito rero ajya kugenzura icyabaye. Agiye kugenzura icyabaye atuma intumwa ati mubwire abo bantu basagariye umuntu wanjye witwa Nayino baze hano. Abo rero bagiye babandi bari bamusagariye ngo babaciraho imyenda ku buryo baje nyine namwe bambaye icyo bita inyabaganga. Bishyito rero ngo bakubise amaso ahita yumirwa, nawe nta kindi yahise akora, yahise ajya kurega kwa Gisanura. Ntiyatoranya babandi yari yarahaye Nayino naho yasigaranye, aragenda aravuga ati abantu ba bumbogo bwa Huro bangomeye, ndajya guca ibitoki bakabinyaka bakankubita bakagira bate. Umwami rero nawe atanga itegeko aravuga ati none uko bimeze, atumaho ati ntazagira umuntu wo mu bumbogo wongera kugira igitoki, kandi noneho uwo bazafata yaciye ibitoki cyangwa yataze urwagwa uwo ngo ndamutanze. Kaba karabaye rero abantu ba bumbogo ntihagire wongera guca igitoki, ugiciye abandi bamubona bati ni hahandi ahura gica ntibakubona, n'ubundi barabishyira Bishyito. Kandi noneho na hano utazi urwagwa batiri barureke rushye, n'ubundi bararushyira nde Bishyito, kandi wongere uhanwe. Bibaho birakorerana ibumbogo, nta muntu ugira urutoki, nta muntu ugitara urwagwa, nta mbetezi ntaki. None ariko barababara bigeze aho ngo abatware bajya kwa Gisanura bajya kumubaza bati kubera iki abanyabumbogo bakennye kuki nta rutoki. Gisanura ngo abyumvise rero yumva ko ari ibintu bitari byiza, ibintu byabaye ikibazo mu bumbogo. Niko gufata umwanzuro acira irindi teka ati noneho abanyabumbogo basubirane iki ibitoki n'urutoki rwabo. Nuko umudendezo w'ibitoki uraza usubira mu banyabumbogo, amahoro arahinda. Nuko baraca ibitoki baratara barenga, nuko biba amahoro. Ariko wa mugani
ya mvugo baheragaho bati uraramuka uciye igitoki umenye ko Bishyito yagutanze, n'ubundi barabijyana kwa Bishyito baguhane. Uramuka utazi urwagwa, n'ubundi urwo rwagwa rurajya kwande kwa Bishyito. Birashya bishyira Bishyito, ibitoki bishya babishyira Bishyito, urwagwa rushya barushyira Bishyito. Naho ngaho rero imvugo yarakoreranye irakorerana, nuko biza kurangira bibaye umugani ngo bishya bishyira Bishyito. Bivuze ngo byose bigenda byegamira nyirabyo. Babyumvishe. Na rero twabivugaga muri ubu Bumbogo Nyabarongo niturimo kuyibona neza kubera ibicu, ariko ndaza kuyibereka niyamara gucya neza turimo kuminuka za Shyorongi. Murakoze rero, uwo yari Bishyito na Nayino ku ngoma ya Gisanura. Hanyuma nababwiye ku Kirenge, babwira Muhondo, babwira Rwankuba, babwira epfo za Rushashi, babwira za Musasa. Mbibutse ko za Musasa ukanazamuka hejuru ku gasozi hejuru za Buzinganjwiri niho hari umurwa noneho w'Abanyamuganura b'umwami. Turakomeje hano ku Kirenge, tuhafite amateka menshi. Ndacyongera kubaramutsa rero, turimo tugenda tugana mu majyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda. Uyu munsi ndakwibutsa ko turi busoze tugeze ahitwa Rubavu. Turasoza tugeze Rubavu. Ubu noneho ngiye kukwereka ahakomotse insigamigani bita ngo ararira yo kwarika. Ararira yo kwarika byakomotse kurindi. Ararira yo kwarika byakomotse ku musyi w'ibwami witwaga Nyiragahira, hari ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndori. Muti byagenze bite rero? Nyiragahira ubundi ntago yari uwo muri aka gace ko turimo ka Gakenke na Rurindo, ahubwo yakomokaga ku Mukingo, ubwo ni mu ntara y'Amajyepfo. Noneho ariko aza kwimukira inaha ngaha ari umusyi n'ubundi w'ibwami. Yari umuhanga mu gusya icyo bitaga ifu y'inono. Ifu y'inono abatayizi yabaga ari ifu basyaga inshuro 6 kugira ngo inoge babone kuyikoramo umutsima twita inono. Kuyisya bayisubiramo no kubera ko nta tuyunguruzo twari duhari icyo gihe, noneho bakayisya bakongera bagasubiramo, bakayisya bagasubiramo. Nyiragahira rero uwo mukecuru yarabizwiho gusya cyane. Akaba yarabayeho ku ngoma ya Ndahiro Cyamatare, se wa Ruganzu wa kabiri Ndori. Noneho murabyibuka yuko igihe cyageze aho ngaho Ndahiro aratanga, hanyuma umuhungu we Ruganzu Ndori yari yarabundiye ahitwa Ikaragwe k'Abahinda kwa Nyirasenge Nyabunyana. Kubunda mbibutse ko ari nko gucikira kujya kwihisha. Hanyuma rero aza kubunduka ubwo ni ukugaruka kuva aho warihishe, hanyuma abundura n'u Rwanda. Kubundura igihugu byo noneho ntago ni ukukigaruramo umutekano. Murabyibuka ko twabivuze ukuntu yarindwanye cyane agatsinda abahinza benshi, barimo abo mu Nduga, barimo abaza Busanza y'Epfo, abarimo ba Mande hariya za Ruhande, barimo uriya mukecuru wo mu Bisi bya Huye. Aragendagerana no kwa Mukiriyo za Mukinyaga. Hanyuma rero rimwe ngo aza kubwirwa yuko ahitwa ubu ngubu za Kibuye haganze, hamugandiye batakimuyoboka. Agaba ingabo kandi nawe yarazirimo. Murazibuka ingabo ze twazise ibisumizi, twavuzemo n'abantu bari barimo bakomeye, bari barimo ba Karemajwe n'ibyuma, twavuzemo Kamara wa undi washyinguye bagenzi be mu myobo y'Inyaga, ibisumizi muri Butansinda na Kigoma na Muyange. Byose nizere yuko mubyibuka. Hanyuma rero Ruganzu ngo aragiye, ageze iyo ngiyo hitwa mu Musaho wa Rubengera, aza kuraswa mu jisho n'umugabo witwaga Biti Bibisi. Hanyuma ingabo ze ziramuheka, ariko zikagenda zibwira abantu yuko ntacyo yabaye, arwaye. Umwami ntarwara rero, bavuga kuberana, yaberanye arwaye. Baragenda bamugeza hariya ku rugo rwe rwabaga ku Kigeme. Murahibuka hahoze ari za Gikongoro, urwo rugo ahitwaga ku Mwugariro.
habagayo umugaragu we w'umunyenzoga witwaga Rusenge, baramubwira bati umwami yaberanye ariko nta kindi kibazo, ariko mu gitondo ngo aza kubimenya, abimenya ajya mu giti cy'umuvumu ariyahura, nabyo narabibabwiye. Hanyuma ibisumizi biremererwa umugogo wa Ruganzu, bamujya kumutabariza, murahibuka Butangamundu naho twarahaganiriye. Mu kugaruka rero bageze Butansinda na Kigoma na Muyange, muribuka yuko bahahuriye n'abari babazaniye impamba bakanywa, bamara kwizirwa umwe muri batariko ubonye ngo umuntu umugaragu Rusenge aturushe ko kubutwari yitangire Ruganzu, bakicamo ibice bakarwana bakamarana kugeza ubwo nta n'umwe usigaye. Ariho twavugiye ibya Kamara. Iyo nkuru rero irakorerana iza kugera kuri wa mukecuru nababwiye Nyiragahira wari utuye muri ibi bice, w'umusyi wasyaga inono yo gukoramo umutsima witwa iki ingezi. Abayimugejejeho ngo basanze yaritse, yari yaritse yenda gukora umutsima. Acyumva iyo nkuru ati Nyagasani Mana yanjye, Cyamatare yansize muri uru Rwanda, none n'umuhungu we Ruganzu arahansize, ngo araboroga. Aboroga amarira arimo kuyata muri ya nkono yaritse. Hanyuma ayo marira agumya kwivanga n'amazi y'inkono yaritse, ngo wa mwuka uramuzibiranya, umukecuru arapfa. Nuko abantu bati azize iki? Hatariza yo kwarika arapfa. Kurira yo kwarika rero nukurira amarira menshi cyane ubitewe n'umubabaro ukabije. Babikura rero kuri uwo Nyiragahira, babwiye inkuru y'itanga rya Ruganzu wa kabiri Ndori, akarira yari yaritse, hanyuma amarira yakivanga n'ayo mazi yari yaritse, yunama muri ya nkono, umwuka uramuzibiranya arapfa, birangira bityo. Nshuti zanjye, wabyumviseho kurira ayo kwarika byavuye. Turi kumwe.